yeah. Good morning once again. Good morning. Okay. Nizere ko ibintu ari fresh, ibintu ari wellness, ibintu ari bombo, shokora bombo laki, okay. Ibintu ni umuneza kabisa, okay. Ariko twafunguye YouTube channel nshyashya igomba kujya ibahereza any entertainment we sound busy, man, okay. First of all, in Rwanda, Tanzania, like East Africa, West Africa, South Africa, ndi whatever, man. Nawe nibara nhuriye naye entertainment, my guy. Daily entertainment, man. I think ko izakugeraho kandi kakuvuga, man, kuko tukintu turi proud yo turi gufokasinga nka daily entertainment, man, okay. Ntabwo ni byinshi cyane tugomba kujya tubahereza, ariko this moment turi fokasinga tese turebe how mu Rwanda ni gute showbiz ihagaze, you know. Tiko weekend iki cyumweru gitambutsemo mu Rwanda byari ibirori kabisa, byari ibirori. Ubona Kigali harashyushye, iki ukabona ko ibintu ari umunezero koko nk'uko bisanzwe, man. Dufite country tour, tukagira na festival itegurwa na MTN hariya iwacu na muzika, noneho akarusho yari yiziramo buri muhanzi akaba ari muri babanzi bari order, bagiye bafite guma superstar, kaga cya gikombe bagiye batwara, bagafata n'abandi new genes bakajoining, kubona Kigali mu Rwanda arashyushye mu ntara ibana, man. Ariko njye natunguwe na ngoma byari umuriro kabisa. Wabonaga ko ni abantu bishimiye umuziki, baryoherwa n'umuziki, bakawufiringa, man. Twe tuvuga ngo i Butare ngo ni ahantu warenze, man, ngo man. Songere muvuge ingoma ntibadukomye ngoma. Sinzi rwose, sinzi ibyo murimo, kuko ngoma yo rwose abantu b'ingoma kabisa, nabakomeye amashyi kabisa. Mwumve ko ari icyubahiro ni icyanyu kabisa, kandi mukomeze dukunde umuziki wacu, man. Tubyine, tuwufiringe, tuwusharinge, man. Mukore n'amachallenge, why not Burn Boy, no
this moment tubona tubona Nigeria iri focused ku muziki, nuko man n'abasirimu kandi bakunda ball zabo man, bakunda ball zabo, niyo mpamvu natwe rero yatiko byataze byahereye ngoma, twa turiri n'ubundi twakumva ko turimo show busy, ariko ugasanga man Miss Nyamata, my guy, that's good.